Abantu benshi bakunze kuvuga ngo abakobwa baragorana mu rukundo, mbese ushobora kumwirukaho nk'umwaka atarakwemerera. Ariko reka mbabwire my dear, umukobwa kugora iyo atakwiyumvamo. Ngiye kubagezaho inkuru y'umukobwa hano muri uru Rwanda, ni Nyampinga, yabaye Nyampinga wa 2020, ariko umukunzi afite ubu ngubu uruhare yabigizemo rwose, ni uruhare rwigaragaza. Umukobwa yateye intambwe, ntabwo yarindiriye yuko umusore akora ibintu byose, nawe yateye intambwe kubera yuko nawe yari yamwiyumvisemo. Rero ndagushishikariza kugira ngo ugumane nanjye, ntugire ahantu ujya rwose. Iyi nkuru ni inkuru numvise numva ni inkuru itangaje, ariko inkuru na nziza, kuko ubu ngubu n'abantu bakundanye cyane kandi bose bisa naho attraction yabo kuba barakururanye, bose bararebanye, umwe ahita akurura undi. Buri kwibaza utise aba bantu koko bakundaniye hehe, ese bamenyanye gute? Rwose n'ibibazo byinshi biri kuza mu mutwe wawe, ariko reka nkubwire ko ibibazo byose nakuzaniye ibisubizo byabyo, ntujye kure rwose. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse, nimucikwe. Muri iyi nkuru ngiye kukuvira umuzi, inkuru y'urukundo rwabo kuva bakimenyana kugeza n'ubu ngubu. Nishimwe Naomi ufite ikamba rya Miss Rwanda 2022 na Michael Tesfaye ufite inkomoko muri Ethiopia, bavuye muzi inkuru y'urukundo rwabo. Ni mu kiganiro bagiranye n'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga mu ruhererekane rw'ibiganiro Nishimwe Naomi acisha ku rubuga rwa YouTube. Nishimwe yabanje kubaza abamukurikira kuri Instagram ibibazo bashaka kumubaza ku rukundo rwe. Michael Tesfaye yatangiye abari inkuru y'ukuntu yamenyanye na Miss Nishimwe Naomi, kuko ari cyo kibazo cya mbere bahengukiyeho. Ati naje hano muri 2011 muri Nzeri, hari umuryango nari namenye hano muri 2018 bongera kuntumira muri 2021 mu rugo rwabo. Hari abakobwa babiri bavukana bambaza niba nteganya kurushinga, batangira kunyereka abanyarwandakazi babonaga nahitamo. Byaje kurangira tugeze kuri Mackenzie's, itsinda rya Miss Naomi nabo umuryango we barambwiye ngo bakobwa ni ibyamamare mu Rwanda kandi ni beza cyane. Avuga ko nyuma yaje guhurira muri restaurant na Uwase Katia wo muri Mackenzie's, inshuti bari kumwe zikamumwereka zimubwira ko ari umuvandimwe wa Miss Rwanda kandi afite umushinga ujyanye n'ibyo nawe yari ari gukoraho. Ngo Michael yegereye Uwase amwaka nimero ya Naomi, ariko baranaganira, aramwibwira mubwira n'icyamuzanye mu Rwanda. Michael yamubajije niba yazahurana na Naomi kuko umushinga yari ari gukora yumvaga uyu mukobwa yaba umufatanyabikorwa mwiza. Katia ngo we iby'umushinga ntabwo ari byo yagiye abwira Miss Naomi, ahubwo we yagiye amubwira ko yamuboneye umugabo. Naomi kuri iyi ngingo yagize ati nategereje ko Michael ampamagara ibyumweru 2, nabwiye Katia ko yampa nimero ye nibura nkaba nareba ifoto ye kuri WhatsApp. Ngo yarayimuhaye, ariko undatungurwa n'ifoto yari afiteho. Naomi yahise asaba Katia guhamagara uyu mukunzi wamubaza niba yaributse kumuvugisha, undi arabikora. Michael yahise ahamagara Naomi amusaba ko bahura, nyuma bahurira ku iduka rya Mackenzie's. Miss Naomi ati Michael ahageze yabonye amafoto ya bagenzi banjye, ahita abaza niba muri bo hari ufite umuryango. Mbasobanurira mbavuga nabi ariko mu buryo bwiza. Aha Naomi yahise aseka, nigezeho nahise nitaka cyane mvuga ko nta mukunzi mfite. Naomi avuga yuko bwa mbere ahura na Michael yahise abona mushituye. Michael yabajijwe niba ari ubwa mbere akundanye n'umukobwa uzwi, ahita asubiza ko ari ubwa mbere. Miss Naomi yavuze ko bwa mbere ahura na se w'umukunzi we kuvuga byamunaniye. Ati mpura na papa wa Michael nari ndi muri Ethiopia, nandikira Michael musaba guhura na se, ubwo nahuraga nawe ntabwo navugaga
ntabwo byari byoroshye ariko byari byiza. Michael we yavuze yuko ahura na se wa Naomi bahuriye mu iduka ry'uyu mukobwa bikarangira bamenyanye bakaganira bisanzuranyeho. Naomi yahuye na mama w'umukunzi we mu minsi mike ishize ubwo yari mu Rwanda. Ati twarahuje kwisanzuranaho. Mama wa Naomi we yahuye na Michael mu minsi mikuru ishize. Naomi muri iki kiganiro yavuze yuko akunda ukuntu umukunzi we amwitaho agaterwa ishema n'ibikorwa bye. Umukunzi we yagaragaje ko mu gihe habayeho kutumvikana uyu mukobwa ari we ucisha make. Inkuru y'urukundo rw'abo bombi yatangiye kumvikana mu bitangazamakuru bitandukanye kuva muri Mata 2022. Michael Tesfaye ukundana na Nishimwe n'umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi. Yize muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza ariko muri iki gihe asigaye aba mu Rwanda. Afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima irimo n'uwo afatanyije na Miss Kariza Amanda ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Yatumye Miss Jolie yifuza kubyara. Blue Ivy wa Beyonce akomeje gushimuta ibitaramo ari gukorana na nyina. Blue Ivy Cartel umukobwa w'umuraperi Jay-Z n'umugore we Beyonce amaze iminsi atungurana mu bitaramo ari kuzengurukanamo na nyina mu bihugu bitandukanye. Blue Ivy w'imyaka 11 akaba ari nawe mfura muri uyu muryango yajyanye mu bitaramo na nyina byo kumumenyekanisha album aheruka gushyira hanze yise Renaissance. Ibi bitaramo yabitangiriye muri Suwede kwa 10 Gicurasi yakomereza mu bindi bihugu nk'Ububiligi, Ubufaransa ndetse igiheruka yagikoze kuri iki cyumweru tariki 9 Kamena mu Bwongereza muri Tottenham Hotspur Stadium. Mu mashusho agenda ashyirwa hanze agaragaza Beyonce yifashisha umukobwa we mu babyinnyi bagendana nawe ndetse uyu mwana akagaragaza imbaraga nyinshi ku rubyiniro ku buryo byatumye atangarirwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko afite impano idasanzwe. Bwa mbere Blue Ivy yagaragaye mu gitaramo ari kumwe na nyina muri ibi arimo gukora ubwo yaririmbaga mu Bufaransa. Uyu mubyeyi nyuma yacyo yanditse kuri Instagram ko atewe ishema n'uyu mwana we w'imfura. Ati umwana wanjye w'imfura ntewe ishema kandi nishimira kuba ndi nyoko. Uduha ibyishimo bisendereye mu marayika wanjye. Uretse aya magambo Beyonce yavuze ku mwana we n'abandi batandukanye barimo na nyirakuru Celestine Beyonce Knowless Lawson bishimiye ko uyu mukobwa ari kwitwara kugeza uyu munsi. Hari uwanditse kuri Twitter ati Blue Ivy agiye kuba umuntu udasanzwe. Hari undi wanditse agaragaza ko kureba uyu mwana ku rubyiniro biteye ubwuzu. Mutesi Jolie wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2016 nawe ntabwo yatanzwe. Yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza ko Blue Ivy kumureba ari kumwe na nyina ku rubyiniro byatumye yifuza kubyara. Yagize ati ndashaka umwana w'umukobwa ubu ibi bintu binteye ubwuzu kubireba. Beyonce yaherukaga gukora ibitaramo bizenguruka mu bihugu bitandukanye muri 2018 ubwo yakoranaga na Jay-Z ibyo bise On the Run to Tour. Kuri ubu muri Renaissance azakora ibitaramo 57 mu bihugu bitandukanye muri Amerika n'i Burayi. Murakoze kuba mwabanye natwe kugeza ku musozo. Niba wakunze ibyo twakugejejeho twagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe ndetse no kutwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi bwaduha igitekerezo ku makuru twakugejejeho. Naho ubutaha amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye. Murakoze kuba mwabanye natwe kugeza ku musozo. Niba wakunze ibyo twakugejejeho twagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe ndetse no kutwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi bwaduha igitekerezo ku makuru twakugejejeho. Naho ubutaha amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.